nk'uko Mose yamanitse inzoka mu butayu, niko umwana w'umuntu akwiriye kumanikwa, kugira ngo abacogoye bose, abacitse intege bose bayirebe maze bakire. Maranatha, Maranatha. Mwami Yesu naze. Imana ihabwe icyubahiro. Reka dushimire korale ya Sipi ku ndirimbo nziza n'amajwi meza, uburyo bahimbajije Imana, baririmbyi. Imana ibahe umugisha. Reka dukomeze dushime Imana nkuko twabivugaga kubw'iyi sabato nziza yaduhaye, kubw'umutuzo mufite ahangaha mu rusengero. Ntabwo ari abantu babikora, ahubwo ni Imana yonyine. Urebye ukuntu mwicaye mu nguni zose, ndabona bansengeye umva iyo bari, n'ahandi abana bagiye gushaka ibyicaro, hanze mu mitaka bariyo, mu rusengero muri kubyigana, ariko muratuje. Nta muntu wabikora uretse Imana yonyine itanga umutekano mu materaniro. Imana yo mu ijuru ibaha imigisha.
Reka kubw'uyu mwanya rero dushime Imana kuko tugiye gusoza iki cyumweru twatangiye, kandi Imana yakiduhereyemo amahoro n'umutekano. Buri gitondo twabaga turi abantu, ntabwo twabaraga, ariko urebye ukuntu abantu babaga bicaye begeranye wabonaga hatabuzemo abantu 100 niba ntibeshye. Twabaga turi itsinda rinejeje. Reka rero mu gihe dusatira gusoza icyigisho cyacu tuze kugishingira gusa ku ndirimbo twaririmbye mu mwanya 243. 243 iriya ndirimbo ndayikunda cyane. Mu gihe kigera abantu bagacika intege, iyi ndirimbo ikwiriye kudukomeza. Reka nanjye nifashishe igitabo cyanjye, dushobora kuba twaririmbaga ariko uko nabibonye twanatekerezaga n'ibirimo, bitewe n'ubwuzu nabonaga abantu bafite, bumvaga bashaka gutaha iwabo rwose. Kandi Pawulo aravuga ati iwacu ni hehe yemwe? Iwacu ni mu ijuru. 243. Reka nsubire mu magambo akubiye muri iki gihangano cy'uyu muntu w'Imana. Ni mutyo turirimbane umunezero, twegereje kugera iwacu. Aho niho tuzabana iteka ryose. Ubu tugiye kugerayo. Mutyo dushishikare dukore neza, twegereje kugera iwacu. Kandi Imana yiteguye kutwakira. Ubu tugiye kugerayo. Dukomeze urugendo twe gucogora, twegereje kugera iwacu. Ni mutyo twamamaze iyo nkuru nziza, ubu tugiye kugerayo. Mbega umunezero tuzagirirayo. Twegereje kugera iwacu. Ntituzongera kubogoza amarira, ubu tugiye kugerayo. Twagendaga dusubiramo ngo mu gihe gito tuzaba tugezeyo. Tugiye kubana ubudatandukana, ubu tugiye kugerayo. Cyigisho cyacu gishingiye kuri iki gitero cya gatatu. Dukomeze urugendo twe gucogora. Dusenga Imana. Data wa twese uri mu ijuru, tugushimiye ko waduhamagaye kandi ukadutangiza urugendo rwerekeza iwacu. Ndagusabye Mwami ngo uturinde ibiducogoza muri uru rugendo. Uturinde ibitera ubwoba by'umwanzi ibyo ari byo byose, ahubwo tuguhanga amaso kuko ari we soko y'agakiza kacu. Ubwo tugiye kubyibutsa mu ijambo ryawe rero, ngwino utube bugufi, ngwino utubere umwigisha mukuru, mu izina rya Yesu. Amen. Dukomeze urugendo twe gucogora. Niyo nsanganyamatsiko y'icyigisho cyacu. Dukomeze urugendo twe gucogora. Icyigisho cyacu kiraba gishingiye mu gitabo cyo kubara. Ni igitabo cya 4 cyanditswe na Mose. Muri ibi bitabo 5 bibanza. Yobu yo ntabwo iri muri ibi bitabo bibanza, nubwo twabonye ko nayo ariyo Mose yanditse bwa mbere. Igitabo cyo kubara mujye ku rupapuro rw'150 abatihutira kuhagera. Igitabo cyo kubara igice cya 21 umurongo ni uwa 4. Haranditse hati: bahaguruka ku musozi Hori, baca mu nzira ijya ku nyanja itukura, ngo bakikire igihugu cya Edomu. Imitima y'abantu icogozwa cyane n'urwo rugendo. Cyigisho cyacu, dukomeze urugendo twe kugenza dute? Twe gucogora. Tujye twibuka. Bahaguruka ku musozi Hori, baca mu nzira ijya ku nyanja itukura, ngo bakikire igihugu cya Edomu. Imitima y'abantu iracogora rwose, icogozwa cyane n'urwo rugendo.
uru ni urugendo rw'Abisirayeli bavaga mu gihugu cya Egiputa bajya i Kanani. Uyu murongo iki gikaba bari bagezemo cy'uru rugendo bahaguruka ku musozi Hori, hari mu kwezi kwa gatatu mu mwaka wa 40 y'urugendo rwabo, kandi bamaze imyaka 40 mu butayu. Bacogoye mu by'ukuri bari bagiye kugerayo, bari mu mwaka wa nyuma w'urugendo, bari mu mwaka wa nyuma w'urugendo, ariko Satani abatera gucogora. Impamvu zabateraga gucogora zari nyinshi. Iki gice cya 20 kibanziriza cya 21 tugiye kwiga gitangizwa n'urupfu rwa Miriyamu mushiki wa Mose. Miriyamu arapfa, mushiki wa Mose wari mukuru, wa wundi wa mukobwa wa Farawo yasanze ku ruzi rwa Nile, akabona Mose akiri uruhinja. Mushiki we akamubwira ati reka ngushakire umunyegiputa umuheburayo wo kumurera. Mushiki wa Mose Miriyamu. Uru rugendo mbere yuko rutangira Miriyamu arapfa, kandi igice cya 20 gisozwa n'urupfu rwa Aroni. Aroni nawe yari mukuru wa Mose bavukana. Aroni nawe arapfa. Uru rugendo bari bagiye kurutangira bari mu byago bikomeye, kuko Miriyamu yapfuye, Aroni yapfuye. Aroni yari umutambyi mukuru w'ishyanga rya Isirayeli. Umuhungu we witwaga Eliyazari niwe bari bamaze kwambika imyambaro y'ubutambyi, maze Aroni bamuhamba ku musozi Hori. Bamuhamba ku musozi Hori. Ariko Imana n'ubundi yari yatanze ikimenyetso cy'uko bagomba guhaguruka ku musozi Hori bakagenda. Ibimenyetso Imana yatangaga ni ibihe? Nuko ku manywa hari inkingi y'igicu yagaragaraga, bakagenda bayikurikiye, cyangwa se nijoro hakaboneka inkingi y'umuriro, kuko hari nijoro nyine bagakurikira urwo rumuri. Abisirayeli babona ikimenyetso cy'uko bagomba guhaguruka ku musozi Hori, kandi nta handi bari bagiye. Bari bagiye mu gihugu cy'i Mowabu. I Mowabu hari hateganye na Yorodani, kandi bagomba kwambuka Yorodani bakagera i Kanani. Haleluya. Ariko turi kumwe yemwe? Bagomba kwambuka Yorodani bakagera i Kanani. Bavuye ku musozi Hori bagiye i Mowabu, bagere kuri Yorodani bambuke. Ariko inzira ya hafi bagomba kunyuramo, bagomba kunyura mu gihugu cya Edomu. Bagomba kunyura mu gihugu cya Edomu, kandi abanyedomu bari bene wabo w'Abisirayeli, kuko muzi ko Edomu ryari irindi zina rya Esawu. Esawu wavukanaga na Yakobo, sekuruza w'Abisirayeli bose. Bariya bene wabo rero bagomba kubaha inzira bakambuka bakagera mu gihugu cy'i Mowabu. Ariko hari ingorane zabayeho, bene wabo babimye inzira. Nubwo Mose yatumye ku mwami wa Edomu amuhendahenda, ariko abanyedomu baranga rwose. Namwe nimwumve ku murongo wa 14 w'igice cya 20, nabaye ngusubira inyuma kugira ngo twumve intandaro y'uriya murongo turi kwiga. Mose ari Kadeshi atuma intumwa ku mwami wa Edomu ati, Isirayeli mwene so arakubwira ati, Isirayeli mwene so. Isirayeli ni Yakobo, Edomu ni Esawu, bene Isaka na Reka bari abavandimwe. Isirayeli mwene so arakubwira ati, uzi imiruho twabonye yose. Basogokuruza baramanutse bajya muri Egiputa, tumarayo igihe kirekire. Mu gitabo cyo kuva twabonye ko ari imyaka 400 ndetse na 30. Tumarayo igihe kirekire. Abanyegiputa batugirira nabi,
bayigirira n'abasogokuruza. Dutakiye Uwiteka yumva ijwi ryacu, atuma marayika adukura muri Egiputa. None dore ubu turi i Kadeshi, umudugudu wo ku rugabano rwawe. Reka tunyure mu gihugu cyawe, ntituzagira umurima cyangwa uruzabibu tunyuramo, kandi ntituzanywa amazi yo mu mariba yawe, ahubwo tuzaca mu nzira y'umwami wa Edomu. Twe kutambikira iburyo cyangwa ibumoso, tugeze aho tuzarangiriza igihugu cyawe. Bwari ubusabe bworoheje. Ntabwo tuzaca mu mirima, nta kintu tuzangiza, yemwe n'amazi yawe ntituzayanywa. Nyamuneka tureke tunyure mu nzira gusa igororotse, mu nzira y'umwami. Tugiye i Mowabu, turi gusubira iwacu, twemerere nyamuneka. Umurongo wa 18, umwami wa Edomu aramusubiza ati, ntuzanyura mu gihugu cyanjye, ntazagusanganiza inkota. Ntabwo uzakinyuramo rwose, ntabwo uzanyura mu gihugu cyanjye. 19, Abisirayeli baramubwira bati, tuzaca mu nzira nini nyabuneka, kandi twebwe n'amatungo yacu ntituzanywa amazi yawe. Tuzakwishyura icyo uzaducira. Reka tuhace n'amaguru gusa, nta kindi tuzakora. Nyabuneka tubabarire, gusaba inzira gusa yo kunyuramo. 20, arabahakanira ati, ntimuzahanyura. Abedomu bahashinga urugerero rw'ingabo nyinshi n'amaboko menshi. Nuko Abedomu banga gucisha Abisirayeli mu gihugu cyabo, nicyo cyatumye Abisirayeli bahindukira bakabareka. Barahareka, barananirwa rwose, babangira ko banyura muri iyo nzira. Igihe kiragera ariko n'ubundi bagomba guhaguruka. Nubwo inzira bagomba kunyuramo bayangiwe, ariko bagomba gukomeza urugendo. Dukomeze urugendo, twe kugenza gute? Twe gucogora. Bagombaga gukomeza. Katwibande gusa ku murongo wa 4. Bahaguruka ku musozi Hori. Rero niho bahagurukiye, baca mu nzira ijya ku nyanja itukura, ngo bakikire igihugu cya Edomu, kuko abanyedomu babimye iki? Babimye inzira. Ariko imitima y'abantu icogozwa cyane n'urwo rugendo. Abisirayeli baracogora, Abisirayeli baracogora. Rwari urugendo ruruhije, hari mu butayu, harimo amabuye. Bwari ubutayu bushyushye, hari ahantu badashobora kubona amazi yo kunywa biboroheye. Bibuka n'imibabaro yose bagize mbere y'itangira ry'urwo rugendo. Miriyamu yarapfuye, Aroni yarapfuye, bene wacu batwimye inzira. Murebe urugendo turi mu kuntu ruruhije. Imitima y'abantu icogozwa cyane n'urwo rugendo. Imitima y'abantu iracogora. Bavandimwe duteraniye muri uru rusengero, imitima yacu yaba iri mu gitereko, yaba iri mu rugendo mu buryo bukwiriye, cyangwa natwe twaracogoye. Ese icyaba kiducogoza ni igiki? Twaba ducogozwa n'iki ku buryo natwe twaba ducogojwe n'urugendo? Abantu baracogoye, abantu barananiwe, abantu ntibagitangira isabato mu masaha yagenwe. Abantu barabwirwa gutanga 1/10, bataho kugira ngo numva ari amatangazo, ahubwo nasiba. Imitima y'abantu iracogoye. Kandi nababwiye ko Abisirayeli bacogoye mu mwaka wa 40. Natwe turi gucogora, kandi tugiye kugera iwacu. Twaririmbye ngo twe gucogora tugiye kugerayo. Haleluya, tugiye kugerayo rwose. Kandi ibimenyetso birabigaragaza, tugiye kugera iwacu. Imitima y'abantu iracogora. Aba bari bafite inzitwazo zikomeye, ariko nta rwitwazo na rumwe rushobora kwemerwa rwo gusubira inyuma turi mu rugendo rugani wacu muri Kanani yo mu ijuru.
kuko dufite umutabazi, dufite utuyobora muri uru rugendo, kandi nta wundi ni Kristo Yesu umukiza wacu. Imitima y'abantu iracogora, natwe hari igihe kigira tugacogora. Ku bantu basomye cya gitabo cyitwa Umugenzi, igitabo cy'Umugenzi, tubona abantu benshi bagiye bacogora mu rugendo. Kiriya gitabo ntabwo kiri mu bitabo byacu, ntabwo kiri mu tubati twacu, ariko kiriya gitabo tucyemera nk'ukuri, n'abakiyitirira si icyabo. Kiriya gitabo cyanditswe n'umugabo witwaga Yohana Bunyani. Yohana Bunyani yari umugorozi mu kinyejana cya 17. Yohana Bunyani yerekwa urugendo rw'umukristo rwose. Tubona ukuntu bamwe bagiye bacogora. Hari umwe wageze ahantu mu isayo kandi agomba kuyambuka, yari mu rugendo ajyana na mukristo, agera ku isayo. Mukristo nawe arasayagurika kunyura mu isayo ahantu mu gishanga, ugomba kugera hakurya. Mukristo we yaravugaga ati iyo mva ndahazi, iyi sayo ni mbi, imyenda yanjye yanduye, merewe nabi rwose, ariko ndasayagurika nambuka nkomeza urugendo. Ariko mugenzi we aravuga ati ibi sinabivamo, asubira inyuma, wasayagurika asubira inyuma. Erega burya ari abakristo, ari abatari abakristo, abizera Imana n'abatayizera, twese turagiragizwa muri iyi si. Ariko nubwo twagiragezwa, reka dukomeze urugendo twe gucogora, kuko niyo wasubira inyuma naho uzahura nabyo. Mukristo we arakomeza, agera hakurya, atera indirimbo. Ariko wamwakiriye aramubwira ati ariko mukristo ko wabaye utyo ko wahindanye? Ati nahindanye rwose. Byagenze bite? Tururebe iriya sayo twarimo. Ati mukristo we ntabwo warebye neza, hari amabuye yo gutarukiraho. Mukristo ababazwa nuko atabonye ayo mabuye, ariko nanone anezezwa nuko ageze aho yajyaga. Haleluya. Wa wundi asubira inyuma yitwaga Nyamugirya Nino. Ni wa muntu ushobora guhura n'abakristo akaba we, ariko yahura n'abapagana akaba we. Muri uru rugendo hari igihe mukristo yageze mu rugendo. Ndi kubereka abantu bajya bacogora mu rugendo. Hari aho noneho atari mu isayo, ahubwo noneho yari ku musozi. Uru rugendo rwacu turamanuka, tunyura mu isayo, tuzamuka imisozi, ariko yose dukwiriye kuyigenda uko byagenda kose. Yazamutse umusozi, uriya musozi ngo witwaga Biruhanya, ariko agomba kuzamuka. Aho agira ingorane, ahura n'abagabo babiri bari kumanuka. Bahura na mukristo, mbeye wa mugabo we witwa nde? Nitwa mukristo. Urava ukajya he? Ndi kuva mu mudugudu w'irimbukiro, ndi kujya ku musozi Siyoni. None ko natwe ariyo twajyaga, ko natwe ariyo twari twaravuye, ko natwe ariyo twajyaga, none tukaba tugarutse. Nawe nibuze ubwenge wagaruka ugakiza amagara yawe. Mukristo ati nta cyansubizayo. Ati nuko utazi ibiri imbere aho ngaho. Imbere hari iki? Ati hari intare ebyiri. Izo ntare ziraryamye kandi twagomba kuzinyura hagati. Twazibonye rwose, ziri maso, tukishijwe n'amaguru, turi gusubirayo. Nawe niba ukunda amagara yawe garuka. Mukristo aravuga ati munteye ubwoba, ariko nagira nti gusubira inyuma yumva ndahazi. Nubwo munteye ubwoba, ariko ngiye kwihara, ngiye gukomeza urugendo. Dukomeze urugendo twe kugenza gute? Twe gucogora. Nubwo habitera bwo barimeze rite, dukomeze urugendo twe gucogora. Mukristo arazamuka koko, za ntare nawe arazibona. Ati mbonye ibyo babagabo bahunze. Ariko bari abagabo yibuka amazina yabo. Umwe yitwaga Bwoba, undi yitwaga Mutiringira. Abanyabwoba n'abatizera, umugabane wabo ntabwo ari uwo mu ijuru. Umwe yitwaga Bwoba, undi yitwaga Mutiringira. Nimugoroba twega ikigisho cyavugaga ngo mwitinya, witinya. Amagambo Eliya yabwiye wa mupfakazi.
bwo banamutiringira basubira inyuma. Mukristo yakomeje urugendo ariko ageze ku ntare agatekereza gusubira inyuma, byo ntibyabagamo. Kandi no kujya imbere intare zari zihari. Ariko Mukristo mu gihe cyo gucika intege nk'icyo, mwene data mushiki wanjye, ujye usenga, Imana izatanga igisubizo. Kandi koko Imana yaragitanze, kuko Mukristo mu gihe yasengaga, mu gihe yari ari gusenga, niba yarapfukamye, niba yarahagaze, niba yarasenze ati imbere y'intare, simbizi, icyo nzi yarasenze. Mu gihe yasengaga, ijwi riza mu matwi ye riramubwira riti, humura Mukristo, ziriya ntare ziraziritse. Arangije aratambuka, ageze ku musozi hejuru ku gahinga, atera indirimbo. Haleluya. Bavandimwe, ntabwo dukwiriye gutinya iterabwoba ry'urugendo, kuko utuyoboye arusha umwanzi imbaraga, kandi utuyoboye nta wundi ni Kristo Yesu umukiza wacu. Niki kidusubiza inyuma muri uru rugendo? Niki kidutera gucogora? Bahaguruka ku musozi Hori, baca mu nzira ijya ku nyanja itukura. Bari basubiye inyuma. Muribuka inyanja itukura niyo bambutse bakiva mu Egiputa. Inyanja itukura bayambutse bakiva mu Egiputa. Cyagiye abanyegiputa babakurikiye, bakabasanga ku nyanja, badashobora guca iburyo cyangwa ibumoso, hose nta nzira. Hepfo hari imikokwe, hejuru hari imisozi, imbere hari inyanja, inyuma abanyegiputa barabakurikiye. Muzi bagitangira urugendo, bagera ku nyanja itukura. Ku munsi wa gatatu bagitangira urugendo rwose, bageze ku nyanja itukura. None ku mwaka wa 40, mu gihe cyo kujya i Kanani, bahateye umugongo, baciye mu nzira ijya ku nyanja itukura. Basubiyeyo bavuye mu myaka myinshi yashize, basubiye ku nyanja itukura. Hari igihe twibwira ngo turi mu rugendo, ariko duteye umugongo iyo tujya, duteye umugongo iyo tujya. Baca ku nyanja itukura. Iki nacyo cyari kibababaje. Mu byabacogoje baravuze bati, ko twibwira ko tugiye kugerayo, bene wacu bakaba batwimye inzira, tukaba dusubiyeyo twavuye kera. Nabyo byabaciye intege, imitima yabo iracogora rwose. Iki ducogoza ni iki? Ni iki kincogoza mu rugendo? Ni iki kigucogoza mu rugendo? Igihe nsoma umugani w'umubibyi mu butumwa bwiza bwanditswe na Mariko, njya mbona ibicogoza abantu ahangaha. Ibicogoza abantu ni byinshi. Mariko igice cya 4. Yesu yaciye umugani w'umubibyi. Umugani w'umubibyi wari umugani wumvikana neza. Yesu ati yari mu kibaya, abona abantu benshi, agiye kubigisha, aravuga ati aba bantu ibyo mbabwira nshaka ko babyumva neza. Abigishiriza ku mugani w'umubibyi. Ati umubibyi yasohoye imbuto, akibiba, zimwe zigwa mu nzira. Uyu mugani kuwucira hano mu mujyi abana ntibabyumva, ariko abakuru murabyumva. Akibiba, zimwe zigwa mu nzira. Harya zaguye mu nzira hari umusaruro waboneka? Ntawo. Yesu aravuga ati inyoni ziraza zirazitoragura. Izindi zigwa ku kara. Akara ni ugutera imbuto ahantu bahinze, ariko n'ubundi hatari ubutaka. Bene aho hantu naho nta musaruro uhaboneka, kuko nubwo zipfa kumera, ariko iyo zigeze hejuru ntabwo zikura, kuko nta mizi. Imizi ntibona hiya, ni ku kara nyine. Izindi zigwa mu mahwa, amahwa araruka araziniga, aho naho nta musaruro. Ariko Yesu ati izindi zigwa mu butaka bwiza, kandi zera imbuto, imwe 30, indi 60, indi 100, bityo bityo. Yesu amaze guca umugani, abarangije kubwiriza. Abigishwa baramwegera, biriya bintu watubwiraga nibite ko tutabyumva neza? Yesu ati niba mutumva uyu mugani, ibikomeye byindi muzabyumva mute? Ibi bintu ko byumvikana? Atari ko reka mbasobanurire.
imbuto umubibyi nubiba ijambo ry'Imana. Imbuto ni ijambo ry'Imana nyine. Aho hose wagiye wumva naho iryo jambo ribibwa. Izo mu nzira nabamara kuryumva uwo mwanya Satani akabakuramo ijambo ryabibwe muri bo. Imana ishimwe ko mwese muri kumva. Haleluya. Uko ndi kubareba nta muntu ndi kubona uri gusinzira. Imana ihabwa icyubahiro. Izo mu nzira nabamara kuryumva uwo mwanya Satani akabibura icyo bari bamaze kumva. Tubabazwa n'abantu baza mu materaniro, icyakora ntabwo bari hano, banje n'ababashimira kandi kubareba ndakomeje. Baza bakaba kuri telefone bagacatinga, abandi bakajya hanze bakabiyo, ariko kuko indirimbo isoza bari buyitere bati burya barashoje, bakabona bakinjira. Bene abo batumva nta n'umugabane bafite ahangaha. Byibuze n'izo mu nzira bagenje bate barumvise, n'izo mu mahwa barumvise, n'izo kukara barumvise. Izo kukara ndetse bo ngo bumvise ijambo ry'Imana baryakira banezerewe, ariko uko batagira imizi muri bo, iyo habayeho amakuba cyangwa kurenganywa bazira iryo jambo, uwo mwanya baracogora bakava mu rugendo. Igicogoza abantu niki? Bacogozwa n'urugendo. Bwa mbere ni za zindi zigwa kukara. Iyo habayeho amakuba, iyo habayeho akarengane, kurenganywa bazira iryo jambo, Imana ishimwe nta karengane turimo, turasenga, turi mu mudendezo. Ariko amakuba yo hari igihe duhuye nayo, ariko ibyo nabyo ntibikwiriye kuducogoza mu rugendo. Dukwiriye kugira imizi, ijambo ry'Imana tukaritekereza. Ibyo biturinda no mu gihe cy'amakuba. Haleluya. No mu gihe cy'amakuba biraturinda. Uwo mwanya bikabagusha. Izaguye mu mahwa rero, abangaba ni igitangaza. Nabo bumva ijambo ry'Imana bakanezerwa. Ariko aba bantu amaganya y'iyi si n'ibihendo by'ubutunzi n'irari ryo kwifuza ibindi, iyo bibinjiye mu mitima biniga iryo jambo ntiryere rwose. Kamwumva aba bantu bibacogoza ni amaganya y'iyi si. Buriya abantu muri iyi minsi y'imperuka, mureke mbabwire, abantu amaganya arabishe. Abantu baraganya, kandi ntabwo ari abakene baganya gusa, n'abakire baraganya. Bahora babona bitaruzura. Abantu bari mu maganya, kandi ndabamenyesha yuko amaganya ari ikimenyetso cy'imperuka. Menya narigeze kubivuga ahantu ubundi namaze imyaka 7 nabi ibintu ntarabivuga. Amaganya ni ikimenyetso cy'imperuka. Ni ikimenyetso cy'imperuka. Mugiye muri Luka igice cya 21 ahavuga ibimenyetso by'imperuka, Yesu yaravuze ati ariko mwirinde muri iyo minsi imitima yanyu, 34, imitima yanyu ye kuremererwa n'ivutu no gusinda n'amaganya y'iyi si, uwo munsi ukazabatungura. N'amaganya y'iyi si. Abantu baraganya. Niyo mpamvu tugera mu birundo nk'iki gihe, yaba ari imitima ifite amaganya, n'ubundi imitima yabo mumva bitameze neza mu rugo, aho kubyumva bakumva bibashaririye, bakumva bibaremereye, bakumva bari kubasogota,
bati nimureke banaka batange babifite, kandi nabo Imana yabahaye imigisha. Mukaye twumvisha umwana w'umunyeshuri mbere yo gutura, uriya mwana w'umunyeshuri we yaravuze ati icya 10 ni kimwe mu 10 n'amaturo ni ikindi cya 10. Atanga ibya 10 bibiri, kimwe cyitwa icya 10 ikindi cyitwa amaturo. Bagenzi be bamutahaho, wamukenewe uhangare ubura ubwenge, wategereje ukazabona akazira, ubikora ukiri umunyeshuri. Ariko uriya mwana ntibuka izina rye, yarazi icyo akora. Imana ihabwa icyubahiro. Amaganya, kandi abantu iyo bafite amaganya ntabwo bumva byaba ibyabo gusa, babona n'undi uri gukora ibyo badashoboye gukora, bakumva bamuca intege. Ariko nawe ra ugiye kwigana ba Filiberi, ugiye kwigana bari abantu, imitima y'abantu igacogozwa n'urugendo, rimwe na rimwe bitewe n'amaganya y'ibyisi, ibihendo by'ubutunzi, yemwe bamara no kububona irari ryo kwifuza ibindi. Niyo bagezeho bakumva bitaragira aho bashaka, irari ryo kwifuza ibindi, bagahora muri ibyo, umwami Yesu akazabatungura. Imitima y'abantu icogozwa n'urugendo. Ntabwo turi kugenekereza, turi kureba ibintu bicogoza abantu, amakuba, akarengane, insengero zafunze, ibintu byakomeye, abantu bagahitamo kuvuga ngo niba ari ibyo ntabwo tuzasubira mu rusengero. Ntitwababwiye ko urusengero atari ahantu ho guteranira? Timureba yuko zanafunzwe? Imitima y'abantu igacogora, aba nabo amaganya y'iyi si, ibihendo by'ubutunzi, irari ryo kwifuza ibindi bigacogoza abantu. Bavandimwe, Imana iturinde gucogora. Haleluya, haleluya. Imana iturinde gucogora, kuko turi hafi kugera iwacu, kandi iwacu ni heza. Igitero kiheruka cyavugaga ngo ya ndirimbo, mbega umunezero tuzagirirayo, za ngorane twagize zose, bya bintu byaduteraga gucogora byose tuzabyibagirwa twegereje kugera iwacu. Ntituzongera kubogoza amarira, ubu tugiye kugerayo. Ikiducogoza muri urugendo ni iki? Se ni amakuba cyangwa ni ibyago? Se ni ukwambara ubusa? Se ni ukurenganywa? Pawulo yashyizeho urutonde rurerure mu Baroma igice cya 8, aravuga ati oya, ahubwo muri ibyo byose turushishwaho kunesha kubwo wadukunze. Turushishwaho kuneshwa kubwo wadukunze. Bavandimwe, nagiye numva abantu batangaga raporo bati tungana gutya, ariko abagize icyo bavuga naba icyampa nabari abandi bakabitekereza uko babivugaga, twese tugafatanya muri uyu murimo. Turi hafi kugera iwacu. Haleluya, turi hafi kugera iwacu. Ibiducogoza ni ibiki? Ntabwo dukwiriye gucogora. Hari n'abandi bacogozwa n'inyigisho, bati rwose bari kwigisha kimwe mu 10, ariko ubundi kubera iki bigisha icya 10 gusa? Turambiwe ziriya nyigisho. Imitima y'abantu igacogozwa n'impamvu rwose z'ubusabusa. Turacogoye. Nyabuneka mwicogora, turi hafi kugera iwacu. Hari abantu bacogojwe n'inyigisho, kanze muri Yohana igice cya 6, ariko ntabwo ndi buhasome. Muri Yohana igice cya 6 habaye ibitangaza Yesu yakoze. Yesu yakoze ibitangaza, agaburira abantu 5,000. Ariko wagenekereza bari nka 15, kuko abagore n'abana ntibari babazwe. Kandi naragenzuye mu materaniro yacu yose, abagore n'abana abari benshi kurusha abagabo. Nimushaka kubimenya, byibuze muzarebere muri korali, muzasanga hari umugabo umwe uri kuririmba tenor n'undi umwe uri kuririmba bass, abandi bose ari abakobwa n'abagore.
bakabya bakaba babiri babiri. Ntabwo nagenzuye abangaba yasipi, ariko nabo abagabo ni bake nibo bakeye. Ndi gushaka kubereka yuko materaniro ya Yesu abamama babaga ari benshi. Ibyo narabivuze ku isabato, babaga ari benshi. Yesu rero agaburira abantu 5,000, ubwo abagabo n'abagore, abana n'abagore batabazwa, bari benshi mu iteraniro. Yesu akimara kubagaburira, ntabwo njya mu cyo gitekerezo cyane, barariye barahaga, icyo bagambira nuko nk'ejo bazagaruka. Basanga Yesu hakurya y'amazi, ariko bamushatse barushye, kuko bari bamusize hakuno y'amazi. Tibamenya ko Yesu yakoze igitangaza cyo kugendesha amaguru hejuru y'amazi, kandi bari bazi ko nta bwato buhari, bazi ko bazamusanga aho bamusize. Barakerebereza barambuka bamusanga hakurya y'amazi, bati mwigisha waje hano ryari? Yesu ati ndababwira ukuri yuko bya bimenyetso mwabonye atari byo bituma munshaka, ahubwo ni ya mitsima mwariye mugahaga. Yesu ntiyabaha imitsima nk'uko bari babyiteze, ahubwo abigisha umutsima w'ubugingo, abigisha ibintu badashaka, ibintu badashaka. Yesu arakomeza arigisha atitaye ku materaniro, arigisha. Nyuma arebye mu iteraniro abona abantu bose batashye, asigaranye n'abigishwa 12 gusa, 12. Arabareba ati namwe murashaka kugenda? Bari bajyanwe nuko ari kubigisha ibintu badashaka, ibintu badashaka. Barabyumva birabarambira, baracogora, bava mu materaniro ya Yesu. Imitima y'abantu icogozwa cyane n'urwo rugendo. Niyo nsanganyamatsiko turi kuzengurukaho. Wicogora mugenzi, tugiye kugera iwacu. Haleluya. Wicogora, wicogora. Kandi abantu iyo bacogoye, nta kindi gikurikiraho nuko umwanzi aba yababonye. Iyo dukurikiranye iriya nkuru yo mu Kuva, imitima y'abantu imaze gucogora, icyakurikiyeho nuko inzoka zabajemo, kandi inzoka zishushanya Satani, ziraza zirabarya cyane. Noneho ubwiyemezi bwose burashira. Burya mbere bacogoraga bataka ibintu bicyoroshye, inzoka ziri kubarya, amahema yose ari imiborogo y'Abisirayeli. Barangije Mose wa wundi bivovoteraga, bati Mose kubera ko wadukuye mu Egiputa, niko babanje kuvuga, kubera ko wadukuye mu Egiputa. Barangije bamusubiraho noneho biyoroheje, bati Mose dusabire ku Mana, twakuvuze nabi, n'Imana twayivuze nabi, tubabarire udusabire. Ntabwo dukwiriye kugarukira Imana ari uko twahuye n'ibitugora cyane, ahubwo ibintu bikimeze neza tujye twemera tuyoboke Imana. Kuko nyuma inzoka zimaze kubarya, benshi bari gupfa, abandi bari gusamba, abandi bari gutaka, baciye bugufi bati Mose, noneho ya matangazo twayemera, noneho bya bindi watubwiraga twabyemera, nyabuneka dusabire ku Mana. Baca bugufi. Ariko Imana ishimwe, Mose arabasabira. Amen. Mose arabasabira. Maze Imana ibwira Mose iti mbe Mose mugaragu wanjye, cura inzoka niziri kubarya. Mose areba inzoka ziri kurya abantu, aragenda acura inzoka zisa nazo, ati kandi uyimanike ku giti cy'ibendera, utangaza uti mwese ni muri biriya nzoka murakira. Abantu benshi barebye iyo nzoka barakira, ariko abandi benshi n'ubundi bakomeje kwanga. Mbe mugira ngo abantu baroroshye, bakemera bakaribwa, bakemera abantu babo bagapfa, banga kureba inzoka kandi wari umuti, kandi bari kureba yuko abari kuyireba bari gukira. Benshi bakomeje gupfira mu butayu, kandi umuti wari wabonetse. Iriya nzoka ishushanya Kristo Yesu. Yesu yaravuze ati, kansubiremo, Yesu ntabwo ashushanywa na ziriya nzoka zabaryaga, ahubwo ashushanywa n'iriya nzoka yabakizaga. Haleluya. Kuko yaravuze ati nk'uko Mose yamanitse inzoka mu butayu, niko umwana w'umuntu akwiriye kumanikwa, kugira ngo abacogoye bose, abacitse intege bose bayirebe maze bakire.
ndabararikira guhanga Yesu amaso. Haleluya. Ndabararikira guhanga Yesu amaso. Twikuremo agasuzuguro, kuko hari abantu n'ubundi babyumva bati n'ubundi duhora tubyumva, bakabisuzugura, kuko abantu basuzuguye mu butayu bagapfa kandi umuti wabonetse. Imitima y'abantu iracogora. Muvandimwe nshuti, wasubira inyuma nta mahoro ariyo, wajya imbere nubwo hari ibigeragezo, ariko dufashwe na Yesu. Yesu niwe udukomeje. Reka tumwegere adukomeze muri uru rugendo. Mu Baheburayo igice cya 10. Abaheburayo igice ni cya 10. Abaheburayo igice cya 10. Ndahera ku murongo wa 32. Bavandimwe, Paulo aravuga ngo, ariko mwibuke iminsi ya kera, uburyo mwihanganiraga imibabaro y'intambara nyinshi mumaze kuvirwa n'umucyo. Mwibuke mukimara kwemera ubutumwa bwiza. Ubundi mugahinduka ibishungero, mugatukwa, mukababazwa. Ubundi mugasangira imibabaro n'abagirirwa batyo, kuko mwababaranaga n'imbohe, mukemera munezerewe kunyagwa ibintu byanyu. Mumenye yuko mufite ibindi mwabikiwe birusha ibyo kuba byiza bizahoraho. 3:5 ariho mwene data yasomye. Nuko rero ntimute ubushizi bw'ubwoba bwanyu bufite ingororano ikomeye. Amen. Mwigira ubwoba, ntimute ubushizi bw'ubwoba bwanyu bufite ingororano ikomeye, kuko mukwiriye kwihangana kugira ngo nimumara gukora iby'Imana ishaka muzahabwe ibyasezeranijwe. Haracyasigaye igihe kigufi cyane, kandi uzaza Yesu Kristo ntazatinda. Ariko umukiranutsi wanjye azabeshwaho no kwizera. Nyamara nasubira inyuma, umutima wanjye ntuzamwishimira. Ariko twebweho bantu b'Iyawunde, bantu bo mu ntara ya Musanze no mu ntara ya Karinzi bahagarariwe na Gahondogo, ntidufite gusubira inyuma ngo turimbuke, ahubwo dufite kwizera ngo tuzakize ubugingo bwacu. Ibiducogoza ni iki? Imitima y'abantu iracogora, imitima yacu ishobora kubicogoye. Imana idukomeze, duhange Yesu amaso. Aravuga ati, mwese nimuze abarushye, abaremerewe, abacogoye muri urugendo, muze munsange ndabaruhura. Yesu arambuye ibiganza. Yesu araguhamagara. Yesu yiteguye kukwakira. Yesu yiteguye kugufata ukuboko. Niwe nzira, niwe kuri, niwe bugingo. Aravuga ati, ntawe ujya kwa data ntamujyanye. Nitugenda turi twenyine tuzabona ibiturushya, ariko nitujyana na Yesu niwe tuzareba wenyine. Tuyaturirimba ngo, aho njyanye na Yesu mbikiyemwe mba amahoro. Amahoro ya Yesu abane namwe. Amahoro ya Yesu abe mu miryango yanyu. Amahoro ya Yesu abe mu itorero ryacu mu izina rya Yesu. Amen.
tugushimiye ko waduhagarikiye muri aya materaniro akaba ashoje tugifite umutekano tukiri mu burinzi bwawe, izina ryawe ryararihimbazwe. Mwami Imana, ubwo tugiye kuva aha hantu tugataha dusubira mu miryango yacu, utahane natwe. Dusabiye uwari we wese waje muri aya materaniro kugira ngo atahane imbaraga iguturutseho data, atahane ukugira neza kwawe umutima we, kandi ubwiza bwawe bumugaragareho ko wahoranye nawe koko. Dusabiye abatashoboye kuza kuko nabo barahari, bamwe bararwaye ntibafite imbaraga, abandi bafite intege nkeya, bose ubasange ubigishe ku bw'ubuntu bwawe. Ineza yawe itubeho, amahoro yawe agendane natwe, ukomeze kubana natwe ugeze iteka ryose ku bwa Yesu umukiza wacu. Amen. Amahoro yawabane natwe, abari yajya duhumure, maze nuturu buri mituho tuzongera